mureke tubaramutse tuvuge ngo shalomo, amahoro n'imigisha bituruka ku Mana bibane namwe. N'ubundi nk'ibisanzwe tuje kubagezaho amakuru yihutirwa ku itorero rya ADEPR. Iri torero rimamo ibintu bitandukanye byinshi, rivugwaho ibintu byinshi bitandukanye, rimwe na rimwe ukibaza ni impamvu ki iki kintu umuntu wese arakibaza, ariko mu by'ukuri byose biba bikwiye kubaho. Rero maze igihe kitari gitoya, kiri mu kwezi kurenga ntabagezaho ibiganiro abantu bambazaga, ariko ni impamvu z'imirimo yindi nari mfite, cyane ko tuba tugomba no kuyikora nayo. Rero abantu bagiye bambaza ibintu bitandukanye, havuzwe ibintu byinshi guhera kuri Pentecote kugeza ubu ngubu, aho insengero nyinshi zigifunze zitarafungurwa. Iri torero rya ADEPR rikaba rimwe mu matorero afite insengero nyinshi mu gihugu hirya no hino, ariko harimo ibibazo bitandukanye buri wese avuga ukwe. Rero bakambwira bati, mukozi w'Imana, tuzi ko tugezaho amakuru agiye atandukanye, kandi amakuru tugezaho tukabona niyo. None tubwire, itorero rya ADEPR ubu rirayoborwa gute? Rirayoborwa nande? Bimeze gute? Ibyo rero nibyo ngiye kubagezaho muri aka kanya k'iminota mikeya rwose, itarenze iminota 10. Icyo nkusaba wowe ni ukudukurikirana. Niba uri umukristo wa ADEPR, w'itorero ADEPR, noneho uraza kumenya amakuru menshi ku itorero ryawe, kandi biraza kukugirira umumaro. Niba uri n'umushumba muri iri torero ariko aya makuru ukaba utari uyafite, nayo biraza kukugirira umumaro mwinshi. Reka mbwira abakunzi bacu rero aho baherereye mu mpande zose zitandukanye z'isi, mudukurikirana, tubabwire ngo turabakunda kandi turabasengera uko bwije nuko bukeye. Wowe udukurikiranye ari ubwa mbere, niba ukanze kuri YouTube channel ukabona Isengesho TV, ukabona n'ubwa mbere uyibonye, utarakora subscribe, yikore rwose, kandi Imana iraguha umugisha. Uduhe igitekerezo muri comment, ukore share na like, Imana iraguha umugisha. Rero ntacyo twatangira tudasenze, reka dusenge Imana ubundi nze mbagezaho aya makuru y'iri torero rya ADEPR ubu ngubu aho bigeze, n'ibivugwa ku muyobozi waryo ndetse n'abandi bashumba bagiye batandukanye. Byose turaje tubikugezeho muri aka kanya. Munyemerere rero dusenge Imana ubundi tuze tubagezaho ayo makuru. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware, uri Imana ivuga, kandi uri Imana itegeka. Turagushimiye, tugushimiye ineza yawe n'urukundo, tugushimiye kuri Imana y'amasezerano. Iyo uvuze biraba, kandi iyo utegetse birakomera. Turakwinginze kugira ngo ubane na buri muntu wese ahangaha. Icyo twirukana n'imbaraga zose z'umwijima, n'imbaraga zose z'abadayimoni, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Umugisha abantu bose badukurikiranye, kandi ineza yawe n'imbaraga zawe zikomeze kubana natwe muri byose, tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen. Nawe wavuga ngo amen, ndagira ngo uvuge ngo amen muri comment, ubwire Imana ngo Mana, nanjye ndagushimiye, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Nkuko nababwiye rero, maze igihe kinini ntabagezaho ibiganiro kubera impamvu z'akazi, kandi nari ndimo nako mba ngomba gukora, ariko ntabwo nabibagiwe, ntabwo nabaretse, kandi rwose ndabatekereza umunsi ku wundi. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma namaze gusoma ibinyamakuru bigiye bitandukanye, mvugana n'abayobozi bamwe mu itorero rya ADEPR, ndavuga nti uyu munsi reka ntegurire abakunzi b'Isengesho TV ikiganiro cya ADEPR, kuko bari bamaze iminsi bambaza uko bimeze, hagiye havugwa amakuru menshi. Iri torero rya ADEPR ni itorero mu by'ukuri rivugwamo ibintu byinshi, murabizi, yaba mu bayobozi, yaba mu matorero yaryo, yaba ndetse no mu bakristo baryo bigiye bitandukanye. Ariko reka duhere ku gihe cya Pentecote. Kuri Pentecote, murabizi ko Pentecote
ni igihe intumwa zamanukirwaga n'umwuka wera. Ubwo ndavuga reka bariho mpera, iri toro ryavuzweho ibintu byinshi ariko bivugwa ku muyobozi wa ADEPR uriyoboye uyu munsi, umuyobozi mukuru w'iri torero. Kuri Pentecote havuzwe ibintu byinshi kubera ikirere ibintu byavuzwe, ndetse ari hehe yaranari hehe. Nuko ubundi uyu muhango wa Pentecote ni umuhango itorero ryose riyoborwa n'umwuka riba rikwiye kwizihiza mu buryo butandukanye. Ubundi hari imihango itatu itorero ry'umwuka riba rigomba kwizihiza. Iya mbere ni uyu munsi wa Pentecote. Umunsi wa Pentecote ni umuhango uba ukwiye kubahwa. Umunsi w'umubatizo ni umuhango uba ukwiye kubahwa. N'umunsi w'igaburo ryera ni umuhango uba ukwiye kuba. Rero kuri Pentecote abakristo bose ba ADEPR n'abandi bayobozi barahuye bahurira hamwe kugira ngo basangire igaburo, ariko ngo umuyobozi mukuru waryo ngo ntiyarahari. Kutahaba rero, byatumye abantu bibaza ngo ari hehe, ndetse abantu bagiye bavuga ibintu byinshi. Hari abagiye bavuga ngo yarahunze, hari abagiye bavuga ngo yabisuzuguye, yabiciye amazi, mbese ngo ntabwo abyitayeho. Ibyo ngibyo mwarabibonye, ariko icyo ngiye kubabwira kuri iyi nkuru ni uko uyu muyobozi yari afite indi nama cyangwa ahandi hantu yarari, ku buryo byamugoye kugira ngo yitabire uyu muhango. Ariko ntabwo mu by'ukuri ibyo bavugaga ngo yabiciye amazi, ntabwo yigeze abica amazi. Icyo ni icya mbere mubanze mukimenye. N'ubundi niwe ukiyoboye ADEPR kandi aracyari umuyobozi nk'uko bisanzwe. Rero ntimukumve ibintu abantu bavuga ariko atari ukuri. Ikindi cyavuzwe ngira ngo mbabwire nacyo cyagiye, ubwo ndi kubabwira ibintu byagiye bisakara bikavugwa cyane, ni iyirukanwa ry'abapasiteri ngo bagera ku 100 na bangahe, 102. Abantu nabyo babivuze ibintu byinshi ngo abapasiteri bose barabirukanye, barabaretse, barabataye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko icyo nakubwira kuri ibi ngibi, aba bantu nabo ntabwo mu by'ukuri ADEPR yabirukanye komuteri, ahubwo icyo basabwe ni ukuzuza ibisabwa. Murabizi ko amadini n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda hari amabwiriza yagiyeho mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2025 ashyizweho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, ari rwo rufite inshingano mu madini ndetse n'amatorero ari mu nshingano za RGB. Bashyiraho rero umurongo abantu bagomba kuyobora amatorero, ibyo bagomba kuba bujuje, insengero zigomba kuba zifite ibintu zujuje. Muri ibyo harimo n'amadiplome. Mbibutse ko mbere y'aya mabwiriza abantu bakoreshaga icyo bitaga ngo ni umuhamagaro, ariko mu by'ukuri RGB zisaba ibindi bitandukanye n'umuhamagaro, cyangwa byuzuza umuhamagaro ukurikije uko babivuze, harimo amadiplome. Nibwo mpamvu rero ADEPR yavuze ngo reka dushaka abantu bujuje ibisabwa kugira ngo bashobore gukomeza kuyobora itorero ryacu. Kandi nawe ari we wabikora. Niba abayoboraga batujuje ibisabwa, baraguma mu kazi kandi ibisabwa bituzuye. Ni muri urwo rwego rero bakoze igenzura kugira ngo barebe abapasiteri bayoboraga amaparuwasi agiye atandukanye, imidugudu igiye atandukanye, ariko ibyo ngibyo bihera muri Kigali. Bimaze guhera muri Kigali rero basanga harimo abatabyujuje, barangije mu by'ukuri barababwira bati rero mugende mu byuzuze, tugiye kuba tubaretse kugira ngo mu byuzuze, ni mu byuzuza muri abakozi b'itorero muzagaruka noneho twongere tubahereze imirimo. Ni muri urwo rwego rero babasezereye kubera ko ibisabwa bitari byuzuye. Icyo nacyo cyateje ikibazo, biravugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri ikindi cyavuzwe ni insengero za ADEPR zigiye gusenywa cyangwa zizasenywa. Ubundi iri torero risanzwe rifite imidugudu, amaparuwasi mu ntara zose z'igihugu zitandukanye, kuko niryo torero rifite ngira ngo imidugudu ishobora kuba ari myinshi, kuko bafite insengero zigera mu 3,000, yego 3,000. Ariko ubu tuvugana hari gukora insengero 900 ngira ngo niba ntibeshye, ni ukuvuga izigera mu 2,000 zose zirafunze kubera kutuzuza ibyo bisabwa na RGB. Ni ukuvuga rero birashoboka ko 2,000 byose
abaziyoboraga n'ubundi batuje biriya bisabwa, ibintu bizaba ni bibiri. Ni ukureba niba zarubatswe ahantu ku buryo hujuje ibisabwa hatazasenywa. Izi zasenywa rero n'ubu nizubatse ahantu mu buryo butemewe n'amategeko, nk'uko mu by'ukuri RGB yagiye ibisobanura. Rero bavandimwe, iri torero rya ADEPR mu by'ukuri nkubwiye ngo ni amarira, ni agahinda, ni umubabaro kumva umuntu avugwamo ibintu bigiye nk'ibyo ngibyo bitandukanye bibi bigusebya. Aba ari amarira pe, aba ari amarira, aba ari agahinda, aba ari umubabaro. Reba nawe ubyutse mu gitondo ukabona abantu barakuvugaho ibintu bitari byo, ibintu abantu bakeka. Ni ukuri ibyo bintu biba bibabaje. Rero ntabwo bisanzwe, ni ukuvuga ngo tujye dusengera iri torero. Gusenga rero niyo nzira yonyine yafasha. Amen.